ngiye kubaramutsa mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana nabane namwe. Nitwa Mukankusi Jeanne. Nagira ngo dukomeze tuganira. Nari nabasezeranije ko nzababwira ikigeragezo kigendanye n'ubukene n'inzara. Rero uyu munsi nicyo tugiye kuganiraho, mbese uze gutega amatwi wumve y'umukristo ageze mu rugamba, ukuntu arurwana, ukuntu arwitwaramo. Reka dusenge. Mana data wa twese uri mu ijuru, turi hano imbere y'amaso yawe. Bwacu twenyine ntacyo twashobora, niyo mpamvu tuya dukunda kubanza kukwiragiza. Ariyo mpamvu duhaye ikaze ubwami bw'Imana ngo bwurukire kubana natwe. Reka dutangirane muri ubu buhamya, kandi nyemerera Umwuka Wera bari gucisha mu kanwa kanjye ibibasha kugira neza cyangwa kugira akamaro ababasha kubyumva. Kandi Umwuka Wera abari buzaguherekeza bugenda mu mitima yose buzinjiramo. Umwuka Wera azinjiranemo nabwo, kugira ngo abari burushaho gusobanura buri muntu wese uko akwiriye kurwana intambara, kuko birakwiye ko turwana intambara nziza nk'abakristo bari mu rugendo rujya mu ijuru. Urakoze Mana, fasha kubw'amagambo yawe tugiye kuganiraho no kuyasobanura. Umwuka Wera dufashe gusobanura uko bikwiye mu izina rya Yesu, amen. Nagira ngo dutangire twinjira muri ubu buhamya dusoma ijambo ry'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana riri budufashe kumva neza ibyo tugiye kuganira. Turasoma ijambo ry'Imana tubona mu gitabo cy'Abafilipi, igice cyaho cya 4, umurongo wa 6. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye, mubyingingiye, mushima. Imana idufashe. Irindi jambo tugiye gusoma riboneka ngaha mu gitabo cya Zaburi. Ni igice cya 37 n'umurongo waho wa 25. Haravuga ngo nari umusore none ndashaje, ariko sinari nabona umukiranutsi aretswe, cyangwa urubyaro rwe rusabiriza ibyo kurya, rusabiriza ibyo kurya. Imana ibaha umugisha. N'ayo magambo ngira ngo tuganireho mbere yuko twinjira mu buhamya. Ijambo ry'Imana rya mbere dusomye mu Bafilipi ryatubwira ngo ibyo tuzakenera, iby'imitima yacu ishaka gushaka, ni ukuvuga ngo ni ukujya imbere y'Imana tukabyingingira, mbese tukabisaba Imana. Kubera iki? Ijambo ry'Imana nanone ndumva ari mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice cya 10, harimo hatubwira ngo musabe muzahabwa, mukomange muzakingurirwa. Byumvikana ko umuntu w'umukristo mu gihe cyose habayeho intambara, habayeho ikibazo, habayeho urugamba, icyabasabwa ni ukujya imbere y'Imana agasenga, ukayereka ibikubabaje, kuko nabonye Imana ryibasha gukemura ibibazo by'umuntu ibyo ari byo byose. Burya umwana w'umuntu yagukemura ibibazo uyu munsi, ariko ejo ntabashe kongera kubikemura, cyangwa se yakwihangana yashyizemo kwitanga akabikemura none, ejo akongera yenda n'ejo bundi, ariko nyuma yaho waza hakabaho kumva yinubye. Ariko Imana data wa twese ntabwo igitwinuba, nta na rimwe umuntu ashaka kuyiza imbere. Umwami Yesu niwe atwigishije ijambo ryo gutitiriza, atubwira ati mwige gusenga ariko hazemo gutitiriza. Mu gihe ugiye gusaba ikintu wabona utakibonye, ongera subirayo 2, 3, 4, 5. Ntabwo Imana irambirwa bivuge ngo uyu muntu nawe ndabona ateye umujinya aranduhije. Oya, uko yititiriza
nayo ni kugira umwete wo kugira gute wo kugusubiza. Amagambo dusomye muri Zaburi nayo aravuga ngo nari umusore none ndashaje. Ni Dawidi wayavuze, none ndashaje, ariko ngo ntabwo yigeze abona umukiranutse aretswe cyangwa umwana we asabiza ibyo kurya yishwe n'inzara. Uko uyu mugabo yabibonye, nanjye nicaye ndi umugabo kubihamya. Ntabwo umukiranutsi ajya arekwa, ntabwo Imana imureka, nta nubwo ushobora gutuma na rimwe umwana w'umukiranutsi yandagara ngo agende yiruka nkateze ibiganza asabiriza nk'ibyo mujya mubona. Oya rwose, Imana yacu ntabwo ihinduka. Uko yakoraga mu bihe bya kera n'uyu munsi niko nabonye igikora. N'uyu munsi niko iri, ntihinduka. Twebwe dushaka guhinduka tugahindukana n'ibihe kuko turi abantu, ariko Imana ntabwo ihinduka. Yita ku mukiranutsi, kandi abana b'umukiranutsi irabamenya, ntishobora gutuma basonza ngo batukishe izina ryayo. Rero ntatinze muri aya magambo kuko ikigendererwa ndashaka kubaha ubuhamya bw'ukuntu nabonye imikorere y'iyi Mana n'ukuntu itareka umuntu wayo, ariko cyane cyane agera ko yita umukiranutsi, ikamwita nk'uko umubyeyi ufite umutima muzima yita ku mwana yabyaye. Igihe kimwe twageze mu kigeragezo cy'ubukene. Byari bitewe n'iki? Amafaranga twari dufite twayakoresheje ibindi, ndetse igihe kiragera turubaka, kubaka nabyo amafaranga arashira. Noneho n'akazi kaba bloke, akazi karahagarara, ntikongera kuboneka. Umugabo rero ndamubwiye nticara hasi tujya inama. Ndamubwiye nti aba bana bari hano nta mwana nigeze nzana, nawe nta mwana nagusanganye, aba ni abana bacu. Ndamubwira ndagira mugire inama, burya abagore ni twebwe dutesha abagabo umutwe. Wabona umugabo aje nta kintu azanye, ukazinga umunya, ukazinga isura, ugatangira kumukanura amaso. Ndaramubwiye nti mugabo wanjye, ndashaka ko muri iki kigeragezo twinjiyemo utazigera wikopesha, ntuzigere n'umunsi warimo uguza amafaranga. Njyewe ndashaka gukoresha ikintu cyitwa isengesho, nawe umfashe tujye dusenga. Umugabo arabyemeye. Mu mabutike twajyaga twikopesha. Noneho ntabwo nshaka kubigisha ko kwikopesha ari icyaha. Iyo umuntu afite akazi ugiye ukikopesha ukwezi kwashira wahembwa ukishyura, nta cyaha kirimo. Uramutse ufite amazu ukodesha ukagenda ukarya ideni, igihe cyagera bakwishyura inzu nawe ukajya kwishyura ideni, nta cyaha kirimo rwose. Ahubwo ikibazo ni uko udafite ahantu uri bukora ubwishyu bakajya kwikopesha. Iki kibazo nanze ko kizangonga. Ndavuga ngo niba nitwa ko mbaye umukristo, kandi by'ukuri ugomba guhamya ndetse no kugaragaza Kristo, ntabwo bikwiye ko mu rugo rwanjye twazagira ikibazo cyo kuvuga ngo dufite amadeni twananiwe kwishyura, noneho habaho kugenda dukwepa dukatakata. Butike wiyandikishijemo ikayi nimara kuzura usigara utinya guca aho hantu. Ntabwo nshaka gukora ibintu bizatuma izina ry'Imana ritukwa. Ariyo mpamvu nabwiye umugabo wanjye ngo tuzajya turya amasengesho. Nari mfite umugabo mwiza wumva, umugabo arabyumva aranabyemera. Mu gitondo ajya kuva mu rugo yazamuraga umufuka akawukunkumura. Imifuka y'abagabo iba mu mapantaro murayizi, akawuzamura akawukunkumura imbere yanjye, akambwira ati do ni uku nguku mpagaze, nta n'igiceri cy'amafaranga 2 mfite. Icyo gihe ijerekani y'amazi yagura amafaranga 2, hariho uduceri 2. Akambwira ati nta n'agaceri k'amazi mbashe ko nagusigira. Nkamubwira ntigendere mugabo mwiza. Umugabo akagenda akajya mu kazi, nabwo yahagera agategereza ko hari umuntu wakwinjira agaheba. Isaha zo gutaha zagera akaza yinjiriwe. Nawe urumva umuntu w'umugabo avuye mu rugo rurimo abana n'umugore, kuza ntahaho nta kintu kimuzanye kandi uzi ukuntu hasize urugo. Yazaga yinjiriwe
nuko namukubita amaso nkatangira kumwenyura nkamusekera nti karibu ntikomeza muri salo ku meza nabivuga akikanga ati se watetse natetse nti karibu rwose ngwino urebe umugabo akaza akarya nabaga natetse iki ni ukuvuga ngo bya bindi nababwira byo gutitiriza Imana iyo twabyukaga mu gitondo akenshi twabaga twariye tugakukumva kubera ko urugo rurimo ibintu bimeze gutyo ibintu byo kurariza abana ntabwo bikunda noneho tukabyuka mu gitondo umugabo akagenda nanjye ngasigara ndimo gucungana n'amasaha nkajya ngenda ngapfukama imbere y'igitanda nkavuga nti mwami Yesu urabizi ko abana banjye nta kintu namba afite cyo kubaho yaranje nk'umugabo ushaka ikintu mpabana ubwo namara gusenga ngasohoka nkagenda nkicara hanze nakwicara nkumva ntago byemeye kubera ko urumva umutima ntutuje ngasubira mu nzu nkongera nkagenda ngasenga kavuga nti mwami Yesu ni dore saa 3 zirageze kandi abana nta kintu nabahaye mbabarira yaranje ushaka ukuntu abana banje bari burya yamasengesho gutitiriza ndi gusenga Imana ikagenda ikajya mu rugo rwa mwene data ikamutegeka shusha itabona ngo ihute ngo jyana kwa kanaka umuceri ujyane n'ibishyimbo cyangwa se jyana y'umuceri n'amafaranga najya kubona nkabona umuntu aje shusha itabona akambwira ati nje hano ati pe umwuka w'Imana yanzengereje ngo ninze hano ati rero atakira amafaranga akira n'umuceri urebe uko bigenza kandi rwose urakoze cyane Imana iguhumugisha akagenda Imana rero irareba isanga ntizakomeza guca muri izo nzira gusa ahubwo ifite inzira nyinshi icamo yagize gutya nagiraga imashini idoda iyo mashini nkiga ishuri nizamo rya familiyari bari baratwigishije kudoda noneho imashini barayiguza nkiri umukobwa nshatse ndayishakana ndayizana ku buryo abantu bansuraga bayirabukwaga ariko sinari narigeze muri by'ubudozi numvaga nivo ndiho itansaba kujya mu bintu by'uburaka nk'ubwo umugabo wanjye yakoraga ikiraka kimwe rwose ukabona ko kibyaye umusabo utasaba kujya kwerwa ndodera amafaranga 800 magana reka rero bibe ngombwa ko abantu ntabwo nzi ikintu cyababwe ariko ni Imana nyine agira ngo imfashe kubera ingamba nafashe ariko ngewe nari mfite icyo cyemezo cyo kuvuga ngo ntazikopesha tukazabura icyo twishyura izina ry'Imana rigaseba rikagawa byarangiye rero Imana iyoboye abantu iwanjye bakaza kudodesha noneho nanjye ubwo umukiriya yaza amafaranga mpaya yariyo yose ntayo nasubizaga inyuma kuko numva ko hari ikibazo gisaba kongera ubwenge amafaranga nkayafata ngahita nyohereza guhaha nanjye nkadoda wondodera nkamudodera ibintu nkabisoza Imana ikaba izanye undi mukiriya ubwo ntangira kwinjira mu kazi k'ubutayera aho mu rugo ariko Imana igira ngo izibe icyuho cya kintu burya rero nagira ngo mbabwire ngo Imana igendana n'intekerezo nziza Imana ikorana n'intekerezo nziza iyo ugize kugambirira kwiza Imana igendera kuri icyo kintu urumva nge navuze ngo sinshaka kwikopesha kandi kwikopesha nababwiye ko nta cyaha kirimo ahubwo icyaha gikomeye ni ukwikopesha udafite ubwishyu kandi witwa ko uri umuntu w'Imana by'ukuri ukijijwe aho niho harimo ikibazo noneho ibyo ntibizanteraga gufata ingamba ngewe akazi kanjye kari karahagaze kera kakandi ko mu bazungu kubera ko ikigeragezo n'ikizami cyacyo nari ndimo byari byararangiye ubwo nicaye mu rugo umugabo nawe akazi ke karafunze wagira ngo bahasize bariyeri barahazitira neza uko agiye yaziragaho nibuka ko hari igihe kimwe yigeze kubwira umuntu ati wangurije inoti ya 500 umuntu ngo yarasetse araseka yenda gutembagara aramubwira ati nawe tuzi uhorana amafaranga ati ntugakinisha abantu rwose kandi barabimubwira birisereye kuko yarazi ikibazo yasize inyuma ariko aramubwira ati ntugakinisha abantu ati so amafaranga 500 wayabura ntayo yigeze amuha kubera ko yaragiye kwirwanirira
noneho Imana yaje kunkorera kandi gatrike keza hatera ikintu mu mujyi wa Kigali cyo kuvuga ngo umuntu wese uri mu mujyi agerageze kugira attestation de service, mbese icyemezo cyerekana ko ufite akazi ukora muri Kigali. Abantu rero nagiye kubona mbona abayobozi wacu, ubwo twagiraga imashini yandika, ngiye wakoraga amafagitire y'umugabo wanjye, cyane cyane ko nari narize kwandika n'imashini. Ngeze mu mujyi wa Kigali narabyize ku buryo nabyo narabyize mbizi, mfite na certificate yabyo, nzi kubikora neza. Nagiye kubona mbona abantu barahayobotse, umuntu akaza akambwira ati mfite umukozi wo mu rugo, kugira ngo atazamufatira mu nzira nagira ngo unkorere agapapuro namuha, mbese ko kuboza kamucisha mu nzira, nkakandika bakamuha desi, uje wese desi, abantu batonda umurongo baza kwandikisha. Nukuri bene data, nimureke ntitukirwanirire, burya mu ijuru hari Imana ishyigikira umugambi mwiza umuntu n'icyemezo cyiza umuntu yafashe. Ubwo ibyo bibayaho nkajya nkora ibyo biraka birimo kuza binsanga mu rugo nta muntu nahamagaye. Noneho igihe cyarageze tujya dusoma muri Bibiliya ko Imana yatanze manu, Abisiraheli bakarya manu. Manu ntabwo dusobanukiwe neza ibyo ari byo, ariko ngewe Imana yampaye manu. Manu yampaye ni manu zimeze gute? Nagiye kubona mbona iwanjye haje umugina w'ibihumyo. Ibihumyo ndumva hari abenshi barabizi. Noneho umugina uje, ibihumyo bikabonekaho buri gitondo, twajyaga kubyica, hari imitutu y'ibindi tuzajya gukuraho ejo. Impamvu Imana yabikoze gutyo ni iyihe? Umugabo wanjye kubera ko kuba yariyumvaga n'ubushobozi n'iki, yari wa muntu wamenyereye ko turya inyama buri gihe. None twariye iz'inka, ejo n'iz'inkoko, ejo twavuye kuz'inkoko, ejo n'iz'ihene, amasamake, mbese no ngo twarazihinduranyaga, ariko mu rugo ntago haburaga inyama. Iyo yaryaga ibiryo rero bidafite agasosi hafi aho, yahitaga arwara ikirungurira. Noneho Imana nayo kubera ko ari umukozi w'umuhanga, ari umutekinisiye, izana ibihumyo, babyita ibyobo cyangwa se ibihumyo. Bya bihumyo naragendaga nkabifata nkabikaranga neza, ngakora agasosi, twarya umutware wanjye bigasa n'ibizibyucyuho ku buryo cya kirungurira kitari buzamuke. Ikindi Imana yakoze navuga ngo ni Imana, nari nahinze akarima gatoya rwose ngateramo ibishyimbo, aho kugira ngo hamere ibishyimbo hameramo imboga z'idodo. Imboga rero twazisoromagamo saa 4 twabaga turi muri ka karima dusoroma, nimugoroba saa 10 twabaga turi muri ka karima dusoroma, kuko niho icyerekezo cyari kiri. Ubwo twasoromaga imboga, ugasimbuka ukagura n'ubunyobwa bw'icumi, ukaza ugakubitamo imboga zikaba zirabonetse. Naba nagize nk'umuntu nadodeye niyo yaba ari 20, avuze ati nzanye ibitenge nkubira, mfite vene, narayicakiraga. Kubera iki? Ubugari kilo cyaguraga 15, amafaranga yose nkayakorera uko angana kose. Noneho ubuzima burakomeza pe, ku buryo nta munsi n'umwe twari twarigeze tuburara cyangwa se ngo tubwirirwe. Ahubwo akantu kaje kubamo kagasa n'akancanze, abana bashajisha inkweto zo gukorana. Inkweto zirasaza neza, icyo bita gusaza, bageze igihe bajya bagenza ibirenge. Nshaka ahantu twakura inkweto mbana ntibishoboka. Abana bakagenza ibirenge, baze mu mujyi wa Kigali kubona umwana urimo agendera n'ibirenge. Ariko igihe cya nijoro cyagera bagiye kuryama, ngatereka ibase imbere y'ibitanda baryamaho, nkagenda noza ibirenge by'umwana nsunikira ku gitanda, noza umwana ibirenge nsunikira ku gitanda. Ubwo iyo baje mu bwihero namwe murabyumva cyakurikiragaho, no kugenda hasi nyine kuko nta kindi. Ariko aho ngaho ntabwo igeze hangerageza ngo hanjyane bidafite umumaro. Naravuze ntubu nyine nuko tugomba kwiyaranja. Umunsi umwe rero Imana iza kungerageza ngo irebe kwa kwihangana kundi mu mutima niba ari ibintu biri byo.
kuko ndababwiza ukuri iyo nabonaga nta mukiriya uje nkabona ibintu birimo gukomera naragendaga ngasenga nkaza kuruhuka ari uko mbonye igisubizo bakomanze bati hari umuntu uje kudodesha hari umuntu uje kwandikisha ibintu nk'ibyo hari umuntu ugushaka nkabona mfumbatije igihumbi yari yaranjaga kandi nkaba nararahiye ko nta muntu n'umwe ugomba kumenya ko ndi muri icyo kigeragezo habe n'umwe bisakuje uri mu kigeragezo ukagenda ubwira umuntu wese ko ufite ikigeragezo runaka burya nibyo bibyara gutsindwa niyo mpamvu nari nagambiriye ko nta muntu n'umwe ngomba kubwira ko ndi muri icyo kigeragezo cy'ubukene ndetse n'iyo nzara igihe kimwe rero Imana yaje ko nabangu ni ukungerageza narasenze ndageza nimugoroba 11:00 nta kinjiye babandi nadoderaga nta waje babandi Imana ajyaga yohereza ngo bagire icyo bazana nta waje ndangije mfata umwanzuro hari mwene data twajyaga dusengana yari umuntu w'umunyempano agakunda kugira impano y'ubuhanuzi ubundi akaba n'umukozi afite akazi reka rero muri nge ntekereze ndavuga nti reka njye kureba mwene data ahari yaza kumpanurira ko turi Naraturitse ubwo no kugira ngo mwumve uburemere bw'ikibazo cyari kimaze gusa n'ikirenga umutima ariko kugira ngo ngire agatima gateza kujya muri butike ngenda ndavuga nti reka ngende kuri mwene data ufite impano y'Imana ahari ari buhanure ndagenda ngezeyo yaransengeye uko ari gusenga nanjye umutima wanjye ntihanura mu izina rya Yesu arangiza adahanuye nanjye mandasenze urumva ko nari ngiye hanini mvuga ngo ahanure ubundi mu mutima nkavuga ngo kubera ko ari mu mwuka w'Imana yenda umwuka wera ari bumubwire ko nagize ikibazo ijana rimwe icyo gihe ryarahahaga rigakemura ibibazo ku muntu wakennye gutyo ryari ryinshi umuntu rero tuganiriye ntatuje hari mu masaha y'umugoroba murabyumva bigeje 12:00 niba nawubwiye noneho reka wongere usengere usabire umugisha ntahe kuko ndabona bwije ariko nkumva ndashaka kongera gusenga ari ukugira ngo ahanure umuntu abarasenze arangiza gusenga adahanuye nanjye ndongera nditako ndasenga ngo numve ko yahanura ko turi buryo iryo joro ntiyahanura turangije twahagurutse muri salo iyo aza gusa n'ukatiye mu cyumba wenda agiye gushaka akantu ko kwifubika ngenere gutegereza ko agiye kuzana 100 ariko yahise amperekeza turagenda tugeze imbere gatarambwa ati rero reka mureke wihute burije nanjye muturimo tw'umugoroba ansezeraho ntababeshyi kubera ukuntu numvaga mpangayikijwe n'ukuntu abana bari burara ubusa kandi harimo abana bato udashaka kugira ngo byabuze uretse amarira n'induru naraturitse ndarira numva igisubizo nashaka ntacyo mbonye nzamuka ndira nk'umwana kubera ko nibazaga ukuntu biri bugende ngeze mu rugo ndazamuka ndira nihanagura nuko ngeze munsi y'urugo ngiye kubona mbona imyotsi irimo iracomba iyo umuntu rero yakenyeye gutyo iyo ugize Imana ukabona utwo guteka hari ugutabona utukara two gucana bari batoraguye ibitiritiri by'ibigori n'ibintu byakatse aho ngaho nivyo bari bacanye biri mu gucumba mu gikoni nzamuka nihuta mvuga nti batetse iki feri ya mbere nayifatiye mu gikoni mpageze nsanga muri umuntu wanjye twabanaga arimo ararongoye ibirayi byari nk'ibiro 3 ndamubaza ngo ibirayi bivuye arambwira ati ni papa w'abana ubizanye kuva aho yari yarabereye nibwo bwa mbere yari azanye haho mu rugo muri ibyo bihe twari tumaze turi muri icyo kigeragezo cy'ubukene nuko nahise njya mu cyumba ndapfukama hahari najyaga mpfukama ndimo gusabirasiyo burya gusenga umuntu apfukamye iyo ufite ibibazo byakurenze bikubabaje ni ukuri kose umuntu amenya gusenga apfukamye yari ibintu bisanzwe ushaka kwicara ahantu kega mu gasenga ariko iyo ubabaye ni ukuri amavi hasi naragenda apfukama yewe yamarira nzamutse ndira ndongera ndarira nshima Imana nyibwira nti Imana tubonye ibyo kurya ntitugiye kuraturiye bya birayi barasomeramo imboga
gahunda zibe gahunda ku buryo byaranejeje ndasenga ndarira nditakuma nuko maze gushima Imana ndagaruka. Cyari ikizami rero cyanyuma. Ubu ibigeragezo by'iyo nzara n'ubukene twabimazemo amezi 6, ariko Imana ireba ukuntu nakinnye urumva no gukina finale, mbese wari umukino wa finale irangije rwose ibona ko ntagize kwirwanaho no kwirwanira. Uriya mwene data ari inshuti yanjye magara, kumubwira ngo mpijana ntabwo byari bunanire, ariko icyo bishatse kuvuga ahangaha ni ukurwana intambara bucece. Kurwana intambara bucece rero ndabyifuriza umukristo uri muri uru rugendo rujya mu ijuru by'ukuri, kubera ko iyo habayeho kurwana intambara umuntu asakuza, niba hari ikintu nabonye kinezeza Imana, iyo uzi kurwana intambara neza ukayirwana utavuze induru, ukayirwana ucecetse, iriya ranje gatabara. Bwakeye mu rugo iwacu haza umuntu wari inshuti y'umugabo wanjye, aramubwira ati ko nzi kuri umuntu w'umuhirimbanyi uzi gushakisha, nkaba mfite 300 bibitse mu rugo bitagira icyo bikora, wayavuga ugashaka ikintu waba uyakoresha, noneho yajya byara inyungu tukagabana. Umugabo ati nta kibazo. Umuntu amafaranga aragenda arayazana, kuko ubundi twajyaga twibaza twatese niyo haboneka umuntu ugaruka kudukoreshaho, ese akazi kazakorwa n'iki? Ariko noneho wa muntu yazanye amafaranga, amaze kuyahageza umugabo wanjye arasimbuka yikoza aho bita igikondo, arangura amabuye bitaga voltasiperi bashyiraga mu maradiyo, arayarangura nawe aragaruka azaha mu mujyi wa Kigali araranguza, arongera asubirayo. Umva yavuye amaturo 3 tuba tumaze kubona yacu. Turanyure turicara tujya inama, turavuga tuti rero ibintu byo gucuruza nta wizera ko ahora yunguka. Ubwo tugize Imana tubonyemo igishoro cy'akazi, ibi bintu birakwiye ko twagira gute, twafata amafaranga y'uriya muntu tukayamusubiza, inyungu maze kubona mukazigabana, ariko ntukomeze kuyakoresha utazayahomba n'ubundi tugahemuka, kandi aricyo kintu twari twaraherekera turwanya. Rero nuko nguko Imana dutabaye. Noneho n'akazi k'umutware wanjye Imana yari yarahagaritse gatangira kongera kuboneka, abantu batangira kumushakisha, ibiraka biraza byizanye ndetse bikamwuzurana nabo, ubuzima burakomeza. Icyo nabifuriza ronsoza navuga ngo rwose nimureke tuba abakristo beza, abakristo b'inyangamugayo. Ikindi tuba abakristo badatukisha izina ry'Imana, kuko kumva umuntu w'umukristo aca ahantu akagenda bebera afite ubwoba bitewe n'amadeni yahafashe. Muri ibi bihe turimo abantu ntabwo bagifite gutinya no kwirinda nka mbere uko twabikoraga. Umuntu araguza mwene se ndawe agatinyuka akamwambura, wakwiyandikisha gutyo muri butike kwishyura bikaba ikibazo. Ariko nimureke tuba abakristo beza kandi bera b'Imana. Ibyo nibyo bizatuma Imana itwishimira ikatunezererwa, kandi tugahinduka inshuti z'Imana. Murakoze cyane. Bwari uburyo bwo kubumvisha uko iyo ntambara twayirwanye, n'uburyo twayiciyemo, n'uburyo Imana yanshoboje kuyihagararamo neza, bikarangira nta mwutsi uncumbyeho. Rwose ndabivuga mpamanya n'umutima, n'Imana indeba, ndetse yanshoboje kiragiye ko amezi 6 twayarangije nta muntu n'umwe umenye ko turi muri icyo kibazo gikomeye gutyo, ariko turisohokamo amahoro. Rero Imana ibaha umugisha. Turashoje. Dufite byinshi byo kugenda tubabwira, mbese ubuhamya burahari buzakurikiraho. Ndagira ngo muzabe hafi mbabwire ukuntu nabaye umunyamasengesho, bingoye ari ibintu byari byananiye, ariko ni ukuri nihambira ku Mana iranshoboza, mpinduka umunyamasengesho na bugingo n'ubu ngubu turi kuganira. Umurimo wo gusenga niwo murimo nshyira imbere, ibindi byose bizabikurikiyeho, ariko nzababwira ko byaturutse, uzihanganwe hafi wumve uko byagenze. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu, amen. Nkundira Uwiteka kuko yumvise ijwi ryanjye no kwinginga kwanjye, kuko yantegeye ugutwi
nicyo gituma nzajya mwambaza nkiriho. Ingoyi z'urupfu zantaye hagati, uburibwe bw'ikuzimu bwaramfashe, ngira ibyago n'umubabaro. Maze nambaza izina ry'Uwiteka nti, Uwiteka ndakwinginze, kiza ubugingo bwanjye. Uwiteka ni umunyembabazi kandi ni umukiranutsi. Ni koko Imana yacu igira ibambe, Uwiteka arinda abaswa. Nacishwe bugufi arankiza. Umutima wanjye subira mu buruhukiro bwawe. Ngo kuko Uwiteka yakugiriye neza. Ngo kuko wakijije ubugingo bwanjye urupfu, amaso yanjye ukayakiza amarira, n'ibirenge byanjye ukabikiza kugwa. Ibyiza Uwiteka yangiriye byose ndabimwitura iki?